Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza mwese abakunzi ba Nine Hope TV. Mwese tubifurije amahoro y'Imana kandi tubifuriza igitondo cyiza. Reka iki gitondo kibabera igitondo cy'umugisha kandi kibabera igitondo cy'umunezero. Dusome ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Turasoma ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera namanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya. Dukwiriye guhamya Yesu, dukwiriye kubwira abantu bose ibyo Yesu yakoze. Dukwiriye kubaho nguko Yesu yabagaho kugira ngo abantu babone urukundo rwa Yesu muri twe. Igihe tubakunda, igihe tubabarira, tuba dukoze ibyo Yesu yakoze, tubereka ko Yesu abakunda. Imana ntabwo idusaba gucira abantu imanza, ahubwo idusaba kubakunda. Dukwiriye kubereka urukundo. Buri wese azi ko urukundo ari ikintu cyiza mu by'ukuri. Tubimenya bivuye muri Bibiliya. Imana yakunze isi cyane, niyo mpamvu yatwerereje Yesu kudukiza. Ariko rimwe na rimwe twebwe abakristo twibagirwa guha abantu ibyo bintu byiza. Tubaha ubutumwa bubi aho kubaha ubutumwa bwiza. Niba tuvuze ibintu bibi byerekeye idini ry'abantu cyangwa idini ryabo, rituba tubakunda by'ukuri. Rero dukwiriye kwera imbuto, kandi imbuto ya mbere y'umwuka wera ni urukundo. Marayika yaje kubungeri hamwe n'ubutumwa bwiza ku bantu bose. Muri Bibiliya haraho dusanga amagambo ya marayika. Eze tuyasanga kuri uyu murongo muri Luka ibice 2 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 11. Marayika yavuze ko ubutumwa bwe bwari ubutumwa bwiza, ntibwari buteye nk'ubundi butumwa, kuko bwazaga kuzana umunezero mwinshi ku bantu bose. Igihe tubwira abantu rero tugomba kwibuka ubwoko bw'ubutumwa bwo kuzana. Ni ubutumwa bwiza, ni ubutumwa bw'umunezero. Wamaze kumenya umunezero w'ubwo butumwa, wemeye Yesu Kristo ng'umukiza wawe n'umwami, nduje ubwira abantu ibintu bikomeretsa, mu by'ukuri uje ubikora. Ariko sibyo, ahubwo gerageza kubabwiriza ubutumwa bwiza. Ubutumwa burubaka umunezero mu mitima yabo, ubutumwa burubaka ibyiringiro mu mitima yabo. Imana rero ishaka ko tugeza ubutumwa bwiza ku bantu bose. Ese bagerageje kubikora? Iyo ducisha ubutumwa kuri social media, tugacisha ubutumwa kuri platform, tugacisha ubutumwa kuri YouTube, aba ari kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose. Ese weho waba waragerageje kubikora? Ahari wumva ko badashaka kuva mu madini yabo, waba uri mukuri. Nta n'umwe ushaka kureka icyo afite kugeza ubwo abonye ikintu cyiza mu mwanya wacu. Reka rero tugerageze gucana umuriro dukoresheje inkwi zikonje. None se wacana umuriro ukoresha inkwi zikonje, umuriro ukazaka, hanyuma umuntu akazana inkwi zumutse zaka neza, wakora iki? Haramutse haje umuntu none afite inkwi nziza agacana umuriro, abantu bareka hahandi hakonje bakaja kota umuriro. None se wajugunya inkwi zikonje maze ugakoresha inkwi yaguhaye? Ntibishoboka. Nukuri rero Imana ishaka ko tuyana ubutumwa ku bandi. Hari benshi batari bumva kandi ngo babwumvire. Witekerezeho nawe ugira icyo wakora. Usaba Imana ishigikire umuhamagaro wawe. Usaba Imana ikongerera imbaraga. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Muri gitondo ndabasengera kugira ngo muhabwe imbaraga, mutinyuke mujyana ubutumwa ku bandi. Hari benshi bakwamiye mu tubari, hari benshi barara mu tubari, hari benshi barara mu bibi, abajura babaye benshi, abasambanyi babaye benshi,
abanywa urumogi babaye benshi, urubyiruko rw'iyo nona, abakoresha ibiyobyabwenge. Nyaboneka tuhaguruke tubigwanye, twamubaze ubutumwa bwiza, maze nabo babaturwe. Imana rero ibaho umugisha muri kitondo mu izina rya Yesu. Dusenge Imana. Mana nyir'ijuru, Mana waremye byose, Mana idukunda, Imana itwitaho, Imana yadukunze urukundo rutangaje, wemera gutanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo, nawe kubw'urukundo rwinshi yemera kudupfira ku musaraba. Nta kindi cyabiguteye, kwari kugira ngo duhabwe agakiza, kwari kugira ngo tubone ubugingo. Satani umugome yari yagambiriye kutwica no kuturimbura, ariko uduhereza agakiza biciye muri Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Niyo mpamvu uyu mwanya twongeye kumwakira mu mitima yacu, kandi dusaba umwuka wera kugira ngo twambike imbaraga, maze ubutumwa bwiza tubashe kubugeza ku bataramumenya, tubashe kubugeza ku banyamahanga, tubashe kubugeza kuri ba bandi batari babwumva, maze nabo bahindukire bakire Yesu Kristo mu mitima yabo, ababera umwami, ababera umukiza. Niko dusenze muri kitondo, utwambike imbaraga kandi dushoboze kugira ngo dutinyuke twamubaze ibya Yesu, tuvuge imirimo ikomeye Yesu yakoze, tuvuge ko yadupfiriye, tuvuge ko yadukunze. Mwami Yesu, utwambike imbaraga kandi mu kitondo ubane na buri wese. Ndahesha umugisha abumvise ijambo, ndahesha umugisha abazaryumva, kandi ndasaba kugira ngo imbaraga zawe zikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bene data, ndabakunda cyane. Ukore subscribe niba ari ubwa mbere, kandi ndagushishikariza kugira ngo ubutumwa ubwohereze intumwa zawe, ubwohereze inshuti zawe, ubwohereze abavandimwe bawe, nabo ashishikarize gukora subscribe. Iyo ukoze subscribe ubu duteye ingunga, tukeneye ingunga yawe kugira ngo ubutumwa ubutaha buzagere ku bantu benshi. Niko dusaba, niko nicyo tugusaba muri kitondo, kandi tubigusaba twizeye kuzabikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen.